Yesu nashimwe bene data, ni mwene so Erneste. Imana y'amahoro nibishimire, tubashimiye ko mukomeje kubana natwe, kandi ni umugisha cyane kuba hari abantu bagifite umutima wo kumva ijambo ry'Imana ndetse bafite inyota yo gukizwa. Imana ishimwe cyane. Uyu ni umwanya tujye kuganira ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turaganira ku ijambo rivuga ngo Yesu agera i Yeriko. Haleluya. Yesu agera i Yeriko. Haleluya. Yesu nawe akugereho mu izina rye. Amen. Reka dusenge Imana maze tuganire ku ijambo ryayo. Uri Imana ikomeye, data turagushimiye mu izina rya Yesu. Uhabwa icyubahiro mu isi ndetse no mu ijuru, ubwami bwose ndetse n'amahanga yose akunamire, kuko uri mwiza, ubereye mwiza. Abagutegereje, abagushakana umwete bose bazakubona. Abafite intimba bazaruhuka, abafite ibibazo ndetse n'uburwayi buzakira, abibaza icyerekezo cy'ubuzima uzakibahereza kuko baguhungiyeho. Kristo, wowe inzira y'ukuri n'ubugingo, umuntu wese unyura muri wowe agera ku mwuzuro w'umugisha ndetse n'umwuzuro w'isezerano twasezeranijwe, aribwo bugingo buhoraho. Uwo nguwo azahirwa cyane. Ndasenze kugira ngo rero umuntu wese uzumva rino jambo nawe azagere kuri uwo mwuzuro wateguriye abera, kandi imigisha yo mu gakiza k'Imana iyo nayo bazayihabwe kubwo kwihana ibyaha, bakakwizera nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Urakoze cyane Kristo kubanye natwe. Iri jambo riherekeresha imbaraga zihindura kandi zikiza, imbaraga zomora, imbaraga zirema zigasenya, mu izina ryawe. Urakoze cyane. Amen. Katuganire ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 19, turahera ku murongo wa mbere. Reka dusome. Yesu agera i Yeriko, arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye ko uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yorira umuvumo ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba, kuko uyu munsi uyu nguyu kwiriye kurara iwawe. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Tuganiriye dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 19. Kuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu agera i Yeriko. Haleluya. Yesu agera ku bibazo byawe. Yesu agera ku gahinda kawe. Yesu agera ku ngorane zose urimo urahura nazo. Yesu agera ku kintu cyose wumva ufitiye inyota kitarimo. Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Dusomye ijambo ry'Imana, ni ijambo dusanze mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, rivuga ibya Zakayo. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu agera i Yeriko. Yesu agera ku bibazo byawe. Yesu agera ku ngorane urimo urahura nazo. Yesu agera ku buzima
uriko uranyuramo muri iyi minsi. Ntago mbizi, ariko Yesu abigeraho, arabizi. Yesu agera kubikugoye byose ndetse n'ibikuruhije. Yesu aritegereza kandi akareba bya bindi waburiye igisubizo, akabibera igisubizo. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ngo nuko hariho umuntu witwaga Zakayo. Uwo ngo yari umukoresha w'ikoro mukuru, kandi ngo yari umutunzi ukomeye cyane. Ariko yari afite ikibazo cy'uko yari mugufi cyane. Ariko akimara kumva yuko Yesu ari buze kunyura aho ngaho, ngo ari buze kuhanyura, haleluya, ngo arangije agira ishyaka mu mutima we, ngo arebe uko Yesu asa byonyine. Ngo arebe uko Yesu asa byonyine. Zakayo yagize ikibazo gikomeye cyane kuko yari mugufi cyane. Aravuga ngo Mana, ubu koko Yesu ndamubona nte? Uriya mugabo ko numvishe ibye, ko numvishije ko aruhura, ko numvishije ko akiza ibyaha, ko numvishije ko ahumura impumyi, ko numvishije ko yazanywe no kumpa agakiza, yazanywe no kumpa ubugingo, ko numvise ko yazanywe no kunduhura, ko numvise ko yazanywe no kunyomora ibikomere natewe n'ibyaha nakoze, ibikomere natewe n'amateka nanyuzemo, ibikomere natewe naho navukiye, ibikomere natewe n'ubuzima nagiye nyuramo. Mbese ndabigenza nte ko ndi mugufi? Zakayo aravuga ngo no kumureba byonyine mu maso byashobora kunkiza. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndabyibuka neza, Bibiliya irambwira ngo hari umugore wari umaze imyaka 12 afite indwara yo kuva, ariko arabyigana ngo akore kuri Yesu, biranga. Ariko Yesu agenda amusanga. Yesu yarabizi neza ko hari umuntu urimo uramushaka, yarabizi neza ko hari umutima urimo uramushaka. Imana ishimwe ko yumva ururimi rw'imitima yacu. Haleluya, haleluya. Imana yumva ururimi rw'imitima yacu. Niyo utasohora ijambo ngo uvuge ngo Mana yanjye ntabara, Imana yonyine imenyera kuri ibyo wibwira. Ireba mu mutima wawe, ikumva icyo umutima wawe uri kuravuga ako kanya, maze ikururuka ikamarura imbaraga zo kugukiza. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko uwo mugore ngo akora ku gishura cya Yesu, arangije ngo arakira. Noneho Yesu aravuga ngo nindohozeho. Abantu benshi bagerageza kumucyaha ndetse n'abigishwa, ariko aravuga ngo hari imbaraga imvuyemo. Umugore yanga kwiyumanga, yaravuga ngo ni njyewe. Yesu aramubwira ngo kwizera kwawe kuragukijije. Haleluya. Nawe Yesu akunyureho mu izina rya Yesu Kristo. Yesu agere ku bibazo byawe mu izina ryiwe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. None ngo Zakayo yigira inama yo kurira igiti. Aravuga ngo ngomba kurira igiti byibura murebe ahari naruhuka. Ariko Yesu agenda amusanganira aho igiti cyari kiri, aramubwira ngo Zakayo ururuka, koko mubona apfiriye nawe urimo. Amena, amena, amena. Umurongo wa 10 uratubwira ngo kandi umwana w'umuntu ngo yazanywe no gushaka ndetse no gukiza icyazimiye. Imana ishimwe cyane. Yesu aragutangariza mu ijambo rye rizima kandi rikiza, rifite ububasha ngo uyu munsi agakiza kari mu nzu yawe, agakiza kari mu nzu yawe, kuko nawe uri umwana w'Imana, nawe uri umwana wa Aburahamu, nawe uri umwana w'Imana, nawe waraga ubwami bw'Imana, nawe waruhuka, nawe wakira, nawe wakomoka. Ariko tera intambwe mwene data, tera intambwe, ushaka Imana, ugerageze wurire, urenga amateka, urenga agahinda ufite, utekereze Kristo ko yazanywe no kuguha ubugingo, utekereze Kristo ko yazanywe no gukiza ndetse no gushaka icyari cyarazimiye, utekereze Kristo ko yazanywe no kuguha ikisi itari kuguhereza. Renga intekerezo zo kwiheba, renga agahinda ufite, renga ibyaha byakubase, renga imitekerereze ipfuye ko nawe utababarirwa bitewe n'ibyaha byinshi wakoze. Ni koko warabikoze, ariko renga ibyo ngibyo,
Kristo ntabwo ari bukubaze impamvu wakoze icyaha. Kristo ntabwo ari bukubaze inshuro wabikoze. Kristo ntabwo ari bukubaze icyatuma ujya kubikora. Kristo ntabwo ari bukubaze imyaka ubimazemo, kuko ibyo byose arabizi. Ntabwo ari bubikubaze, ahubwo arakwinginga ngo garuka, renga izo ntekerezo, garukiraho, kuko yazanywe no kuguha ubugingo. Haleluya. Kristo yabwiye Zakayo, aramubwira ngo ururuka, kuko uyu munsi agakiza kari butahe mu nzu yawe, kandi ngo naje no kurara iwawe. Haleluya. Yesu abasha kuza akaba mu mutima wawe. Iyo umwemereye ugakingura umutima wawe, Yesu yinjiramo kandi akima ingoma umutima wawe, kuko ni wowe washaka. Yirengagije ibyaha byose wakoze, yirengagije ububi bwawe, yirengagije yirengagije ukuntu wagiye umubabaza, ariko urukundo rwe ndetse n'ubugwaneza bwe uyu munsi burakuzaho. Uyu munsi nawe urabona agakiza. Uyu munsi haleluya. Zakayo yarururutse, yururuka vuba, aramwakira, kandi yamwakiriye anezerwe. Ariko ngo abantu bose bakimara kubibona barabyivovoteye, bavuga ngo doreye ngo agiye gucumbika ku munyabyaha. N'ukuri kose Yesu ntabwo atewe ipfunwe n'ibyaha wakoze. Yesu ntabwo atewe ipfunwe n'ukuntu wagiye usubira inyuma. Ntabwo atewe ipfunwe n'ibyo wiziriringitaniyemo. Ntabwo atewe ipfunwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo ngutangarize ko Yesu adatewe ipfunwe n'imirimo ya kamere wivurugusemo. Ndagira ngo ngutangarize ko Yesu adatewe ipfunwe ndetse n'uburaya wagiye ukora. Ntabwo atewe ipfunwe n'itabi wanyoye. Ntabwo atewe ipfunwe n'inzoga wanyoye. Ntabwo atewe ipfunwe haleluya n'ingeso za kamere zakubase. Araza kurara iwawe, araza kuba iwawe, araba mu mutima wawe. Numwemerera ukamwakira nk'umwami n'umukiza, arakubatura izo ngeso. Haleluya. Yesu Kristo ararara iwawe. Yesu Kristo numwemerera arabana nawe. Ururuka vuba, zamuka, banza uzamuke, urenge icyo kirere urimo, urenge imbazo mbaraga z'umwijima arabasha kuzigukuramo. Tekereza neza, mere nka Zakayo, gira ishyaka, uzamuke, kuko Yesu arakugeraho. Yesu aragera kuri ibyo byose bikugoye. Yesu aragera kuri izo ngorane zose. Yesu arakuruhura umutima. Yesu arakomora mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ntaze gutambuka utamubonye. Ntatambuka utamubonye. Va mu mwijima, dore umucyo urakuviriye, dore umucyo urakurasiye. Va mu mwijima, kuko umwaka w'imbabazi z'Imana waraje, umwaka w'imbabazi z'Imana waratashye. Ariko nubwo utawumenye, ndagira ngo ngutangarize yuko uwo mwaka watashye, kandi nawe urabona imbaraga z'Imana, nawe urabona agakiza k'Imana, nawe urabona umucyo w'Imana, nawe uraza kubona ubuntu bw'Imana. Ubwami bw'Imana buraba muri wowe, imbaraga z'Imana ziraba muri wowe. Mwuka wera aragufasha kunesha izo ngeso zakubase mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera aragufasha kuyobora ubuzima bwawe, kuko abayoborwa nawe ari bo bana b'Imana. Ntabwo tukiri abacu ngo twigenge, ntabwo ukiri wawe ngo wigenge. Biragusaba kuzamuka gatoya, ukava muri icyo kirere urimo, ukava muri uwo mwijima urimo. Zamuka gatoya, tekereza gatoya ku buzima bwawe, tekereza ku buzima bw'umuryango wawe, tekereza ku buzima bw'abana bawe, tekereza ku buzima urimo urashaka muri iyi minsi. Kristo arabutanga, Kristo araruhura, Kristo aromora. Haleluya. Imana y'amahoro ije gutanga ubuzima bushya ku muntu wese uri buze kumvira ijambo, akagira intimba yo kuzamuka, akarenga agahinda agatekereza ko Kristo akamara, akarenga umubabaro agatekereza ko Kristo awumara, akarenga uburwayi
agatekereza ko Kristo akiza, akarenga ingoyi za Satani, agatekereza ko Kristo abohora. Numwemerera mu mutima wawe, ntabwo ari burebe uburemere bw'ibyaha wakoze, nta nubwo arabukubaze impamvu wabikoze, ntabwo ari burebe ingaruka wateje mu muryango, ntabwo ari burebe ingaruka ukuntu wababaje umugabo, ntabwo ari burebe ukuntu wababaje ababyeyi, ntabwo ari burebe ukuntu wababaje itorero, ahubwo yazanywe no kuguha ubuzima, yazanywe no kuguha icy'isi itaguha. Ibyo ngibyo byose nibyo yaje gukora. Haleluya. Ndagira ngo ngutangarize ko umwami Yesu ntabwo kuguha ubutunzi byari kumumanura ngo abye ku musaraba. Ubutunzi ntabwo bwari gutumwa bambwa, amazu meza ntabwo yari gutuma bambwa, amashuri menshi ntabwo yari gutuma bambwa, abana ntabwo bari gutuma Yesu abambwa, kuguha akazi keza ntibyari gutuma Yesu abambwa, ariko yabambwa kugira ngo aguhe icy'isi itatanga. Kubw'ibyo byose n'abantu barabifite kandi abatamwubaha nabo barabifite, ariko yaje kuguha amahoro, yaje kuguha umunezero, yaje kukomora ibikomere. Kristo yaje kuguha ubuzima bushya, yaje kukubabarira, yaje kukureba, yakuzaniye umucyo uyu munsi, agakiza kari butahi wawe. Emerera Kristo ahindura ubuzima bwawe, va mu byaha, ngwino aragushaka, arakubwira ngo noneho ubwo umaze kuzamuka ugeze muri cya cyumba cyo gutekereza ko Kristo nawe agushaka, cyo gutekereza ko nawe hari ubuzima wabona, cyo gutekereza ko nawe hari umunezero wabona, cyo gutekereza ko nawe hari ubwiza Kristo yakuzaniye. Ururuka rero, ca bugufi wururuke, maze Kristo arari wawe, maze Kristo abe mu mutima wawe. Nta nubwo azahatura iteka. Araguha umwuka wera, abane nawe, araguha umwuka wera kuyobore. Haleluya. Imbaraga z'Imana zirabohora, imbaraga z'Imana zirakiza, imbaraga z'Imana zirarema, imbaraga z'Imana zicagagura imigozi ya Satani, imbaraga z'Imana zikura ku ngoyi z'ibyaha, imbaraga z'Imana zisenya ndetse zifasha abantu kunesha ibyabaneshaga. Ururuka mwene data, ururuka mugenzi, ururuka mukobwa, ururuka musore, ururuka mubyeyi, ururuka mugabo. Imana irashaka ko nawe ubona ubuzima buzima muri Kristo Yesu. Tugiye gusenga Imana. Hari umuntu ushaka kubona ubuzima buzima, hari umuntu ushaka gukira, hari umuntu ushaka gucika Satani, hari umuntu ushaka gucika Satani. Nukuri Satani arimo azenguruka ameze nk'intare yivuga, ari gushaka ko yaconshomera. Hari abantu benshi yabohesheje ingoyi, hari abantu benshi yazitiye mu kazitiro, hari abantu benshi arimo arahondagura. Haleluya. Imana ishimwe cyane kwirimo iraza guca ingoyi, Imana ishimwe cyane kwirimo iraza kubohora, Imana ishimwe cyane. Hari imbaraga ziri kubohora, hari imbaraga zirimo zirakora umurimo, hari imbaraga zirimo zirakiza. Nawe mwemerere, emerera Kristo aza kubohore, emerera Kristo aza gukize. Bene data, ndababwiza ukuri yuko hari umunezero w'ubuzima twaboneye muri Kristo Yesu. Hari umwuzuro w'ubuzima buzima twaboneye muri Kristo Yesu. Ntabwo ari burebe, nabibabwiye ngo ntabwo ari bukubaze igihe wabikoreye, ntabwo ari bukubaze imyaka ubimazemo, ntabwo ari burebe ukuntu wababaje umuryango, ntabwo ari burebe, ahubwo arareba guca bugufi. Azi neza ko ibyo wabikoze, ahubwo mbese uramwemereye kugira ngo nawe akugereho. Arashaka kukunyuraho, kandi noneho ntabwo ari bukunyureho ngo atambuke gusa, arakunyuraho
akora umurimo mu mutima wawe, akora umurimo mu mutima wawe. Uraza kubera umugisha umuryango, uraza kubera umugisha itorero, uraza kubera umugisha igihugu ndetse n'isi muri rusange. Ubuzima bwawe buratangira kubona icyerekezo, ubuzima bwawe buratangira kuba productive, ubuzima bwawe buratangira kubyara imbuto, ubuzima bwawe buratangira kubugwa umumaro. Nawe uraba umumaro mu muryango, nawe uraba umumaro mu itorero, nawe uraba umumaro mu gihugu, ndetse uragirira umumaro n'isi yose muri rusange. Emerera Kristo ayobora ubuzima bwawe, arakubabarira ibyaha byose wakoze. Nta cyaha atababarira, nta mvune adakiza, nta bikomere atomora, nta marira adahoza. N'umwemerera gusa, arimo arabana nawe, ariko araza kubana nawe. Haleluya, haleluya. Tujye gusenga Imana. Mbese urifuza kwakira umwami Yesu Kristo mu mwami n'umukiza, kwa kumare iyo ntimba, aramara inyota y'ibyaha, arica ingeso za kamere zakubase. Kristo arahari ku bwawe. Uyu munsi yaje kubana nawe, niwumva ijwi rye, niwumva umutima ugukomanga, ntiwinangire, kuko uyu munsi araguha ubuzima buzima. Niba uhari urafatanya nanjye gusenga, uzamuye ikiganza cy'Imana, uvuge ngo Data Yesu Kristo, ndakwakiriye nk'umwami, umbere umukiza, umbere ubugingo. Uvuge ngo Data, naracumuye, Yesu Kristo ngwino ukize ibyaha byanjye, mbabarira kuko ndi mubi, nta buntu bwo kubabarirwa, ariko ubuntu bwawe bumbabarire. Amaraso yawe anyoze kandi bunyigishe kureka ibyaha. Usaba umwuka wera abane nawe. No kuri Yesu aragukiza, kandi ufata umwanzuro wo kureka ibyaha, kuko ibihembo by'ibyaha n'urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Data, mu izina rya Yesu tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ko utambutse unyuze ku bantu kandi uraye mu mitima yawe. Umuntu wese ukwemereye ba muri we, uhagira ubuturo, kandi ujye ukomeza kumuyoboza ubugwaneza bwawe. Senya ingeso zose ndetse wice kamere yose, maze umwuzuro w'ubuzima ndetse n'umucyo w'abana b'Imana ube kuri buri muntu wese uciye bugufi akihana. Imbaraga z'umwuka wera zimubashishe, zimuhe kunesha. Urakoze cyane, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro nibishimire kandi baha umugisha. Rero ufate ingamba mu buzima bwawe, ushyireho ingamba, utandukane n'ikintu cyose cyatumaga ujya mu byaha. Niba ari inshuti ugomba gusezerera mu buzima bwawe. Hari abantu ugomba gusezerera mu buzima bwawe. Niba ari ibyo warebaga kuri telefone, wiga gukoresha telefoni yawe, uyikoreshe ibinezeza Imana ndetse bihesha Imana icyubahiro, bitagukuririra Satani ngo ugwe mu mutego w'icyaha. Niba ari ibyo waganiraga n'abantu, ugerageza umenye amagambo uvuga kandi umenye abo muganira. Niba ari ingeso zakunaniye zari zarakubase, gerageza urebe uko utandukana n'ikintu cyose cyatumaga ugira izo ngeso, maze wongere ibihe byo gusenga, kuko Imana yo mu ijuru yo irimo iratanga imbaraga zo kunesha. Imana ibane nawe, kandi ugerageze ube mu buzima buhindutse, kuko Kristo icyo ashaka kwari ukuguha ubugingo. Nawe fata ingamba z'ubuzima bwawe, kandi Imana irabana nawe.